Mwita Chef Ramazan. Salama. Salama. Chef de cuisine. Ugiye guteka iki? Ugiye kubatekera ikintu kitwa ipirawu. Utunyama tumeze neza. Twasusangira inyama zasosazibonye. Ndabafitira kasusa kameze neza. Atekera agapirawu. Ngira ngo pirawu masara nayo wayibonye. Yego. Idufasha mu gukora ipirawu cyane. Pirawu ya dash. Urunyanya rwiza. Nabwo ngira ngo urarubona. Idufasha gukora ipirawu. By'amasesi tomate zihagije nazo zirahari. Tungurusumu nayo ituma ipirawu imera neza cyane. Rero harimo ibitunguru, izi puwaro, pavuro biraza kudufasha gukora imboga zo kurisha ipirawu nziza cyane nazo. Irengarenga. Biraza kuba zimeze neza cyane. Ndashaka kubatekera pirawu. Ese ni pirawu Ramazan ikirumuri bishyiramo ni pirawu masala gusa cyangwa ufite n'ibindi? Pirawu masala. Ubundi birinda gushyiramo ibirungo bikabije cyane. Ariko iyo ufite tungurusumu zawe, ukagira umuceri mwiza wawe mwiza basmati, ukaba ufite urunyanya rwawe rwiza warubonye, ntabwo ari ngombwa gushyiramo ibirungo byinshi. Nese gushyiramo inyama za simba mbiri. Simba mbiri ntabwo ari byiza. Dore inyama urabona ko zigiye gushya. Izi ni inyama ziri bujye mu ipirawu. Urazibona? Abanza ukazitugusaho kidogo. Warangiza ugashyushya amazi yawe uri bushyire muri pirawu. Ubundi umuceri ukaza umeze neza. Uraza umeze neza rwose bitoba cyane rwose. Pirawu rwose ifatika iryoshye ifite gumu. Izo neza ukora pirawu. Ureba nk'izi nka z'inzungu zitakijya ku gasozi hari ubwo ibyara bizamuka. Ikindi ino ariko ntibihaba amafarasi kubera yambara inkweto z'ifarasi uzi uko zitwa uzajya muri digisiyoneri ni sabo. Ifarasi kubera kwiruka kubera kwiruka n'ahantu hakomeye bayambika ibikweto by'ibyuma. By'ibyuma izi kwandika kereka niba hano ari kabozi zamutanga kuri kandi akagurira akaboko se akazamura mbikurikiye shebuja. Akubwo yo ni imbwa cyangwa ni akabwa? Ni akabwa karindwi. Isoma ahubwo ndabona yazanye wayihaye n'akabizo babasa n'abavuka cyakoze ikintu cyane ari ikintu cyane nyine nawe uri kuntera yewe umugabo atete nawe barutashye ati mvuyane kiri mbuzi abagabo baragutaka abagabo bazanyurwa ubundi iki abenshi arabazi ko ari ngo ari indashyi uri gushyiramo ivumbi we yego nyine ariko hano ivumbi se ari ugiye gusongaho muri karitsiye noneho se uragishyira mu amasaka urayabona icyo dukubitisha amasaka ibishyimbo byaryo bakubitisha mayire ariko akenshi mayire amasaka niyo mayire n'ingano kuko n'ingano n'ubwo Keponti mwarasiko cyitwa indobane. Indashya. Mwarasiko cyitwa indobane Keponti. Oya uriye mufeti. Ahita akoga ibintu by'inyamagana agasanga zamureke ba. Use indobane. Niye mukizi ubwo yabyitira. You want me? no se bazi ngo bahatungire birahari. Bandi ariko utavuga. None mwuka nawe.
wakubitaho ukavuga ariko bwabaga ari ubwenge bwo kwikubita munsi yabaga mu Rwanda buvunye nyine oya kwari kugaragaza ubundi hari n'ukuntu abantu bishakagamo amaji no gufitira ariko bakabikora bakafata ikintu bagashyiramo abanyabihugu karyoshye kandi ko bamudutse imbwa y'urushyi rero batumye bamugura bakwiye kubaresha n'abantu oya nuko oya yambwiye agiye gutera ako gakuru byabaye biri siriyasi nari mbizi ko byabaye nawe wari ubi baramwashira yaramwashije ushyize umutero wa rupapuro hariya karatinda uzwi n'ubwirasaga ariko byari yakugoranye n'iyagakosa hano nzagana nanjye iyo mvuga iki umunsi wasubiye gukina na mukuru wanjye nanjye nzavuga iki hano none wamenye amabanga oya biraryoshye ibyo nshobora kugura ntibyibuka cyakora noneho ari ibintu bishyushye nyine urabona umuntu bari inkuru ariko ntuyihere nyine uko yakabaye urahoma undi ati uraho amakuru se ni meza nta mwana azindutse ariko ushyushye nyine nawe ukamubwira akazinduka se ububonera izuba utarizindutse akadafite kuki utakima n'akara byihorere byarakomeye inshinga bari abanyamuzi avuga ngo nibo bazana gupfubiriza imyenda burya uziko mvuye iwanyu oya ntubivuge bazanagupfubiriza imyenda ugaceceka ese ma niko mu rugo ubuse wasize yombi kirimbuza ariyo nawe utuya kirimbuza se sinarensize agiye kugira yaba agiye muri karitsiye ntabwo nzi ahantu yazindukiye ariko ntawe uhari nyine ku buryo kuba yagarutse yarari hafi oya ntibimutunga arahari ntawe wari uhari nasize agiye kuri butike yaragiye ariko none uretse aho muhagarara kaseti nyine uhagarara neza uhagarara kaseti waba ari njye ncomoka njyewe mukomeze gutya ndakomeza ko urangiye kwa papa se wanzu uhagarara aho ngaho mbere y'uko gufatira ese kamera se ubita Ramazani yes urimo guteka n'ipirawu ihaniranye tugeze kuri ya tapi yo kujya umuntu asunikamo gake gake amazi yashyiramo hasi ugenda wongeramo amazi hasi kugira ngo bitagushirira iyi pira ibi ni ibirungo bihagije kabirungo ni gake ndaza gushyira mu kanya kari buze hasi iradoha iyi abahaza ntabwo yabyimba hageze igihe cyo kubyimba urabona ko abantu bose hano bazi guteka iradoha ziyongeye iyo pirawu ntabwo hari ibitoki hari ubugari dore na susa ubugari tureba susa susa iri inyama zirimo nyinshi nuko nabuze wumve akarushe sana twumve iyi nta susa sana twumve nta susa hano cyane izindi nyama zisanzwe zirahiye n'izabyari iz'uyu munsi kandi mbati yumve ko ari iz'uyu munsi ndimba n'iz'uyu munsi iz'uyu munsi ndimba ko wacuze imbwa yawe imbwa yawe yakubuze ndi yakubuze
ariko ko wumbuye Gasongo yasezeye project sinzi ahantu yagiye mbese uko namubuze nanjye naramubuze aka kantu rwose zikamarira irungu igenda babwira